Iyi ni ingando online mukurikiye, mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye aribwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buryo wakoresha kugira ngo ubashe kubyara umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa. Mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye hagiye hagaragara imico itandukanye igaragaza ko ababyeyi benshi babifuza kubyara abana b'abahungu kurusha uko bifuza kubyara abana b'abakobwa. Niyo mpamvu hagiye hakorwa ubushakashatsi butandukanye bugamije kureba uburyo umubyeyi ashobora gukoresha kugira ngo ahitemo uko yabyara umwana ufite igitsina yifuza. Muri ubu bushakashatsi abahanga bakoze babashije kuvumbura ubwo buryo, ndetse burakoreshwa cyane mu bihugu byateye imbere mu by'ubuvuzi, ariko ntibyigonderwa na benshi kubera ibiciro bihanitse byishyurwa n'umuntu ushaka iyi serivisi yo guhitamo igitsina umwana we azavukana. Ubu buryo bwitwa Pre-Implantation Genetic Diagnosis Method (PGD) cyangwa uburyo bwitwa Sperm Sorting Method buzwi ku rindi zina rya Microsort Method. Ubu buryo bwombi bukoreshwa hifashishijwe icyo umuntu yakita iyigantanga rikorwa n'abadogiteri cyangwa se inzobere mu buzima bw'imyororokere. Iki gihe abaganga bafata amasohoro y'umubyeyi w'umugabo, hanyuma bagafata n'intangangore bakaziga barebamo iyo bahuza n'indi bikavamo umuhungu cyangwa umukobwa bitewe n'igitsina umubyeyi aba yifuza kuzabyara. Iyo birangiye, bitewe n'ubushobozi bugendanye n'ubushake bw'uwasabye iyi serivisi, haba hari uburyo bubiri bushoboka. Uburyo bwa mbere bukoreshwa ni ugufata ya ntangangabo babonye ko nihura n'intangangore bizabyara umuhungu cyangwa umukobwa, bakabihuriza hamwe hifashishijwe ikoranabuhanga, hanyuma bikavamo icyo umuntu yakwita igi, maze iryo gi rigashyirwa muri nyababyeyi y'umubyeyi hifashishijwe ibyuma byabugenewe, maze umugore agatwita akabyara mu buryo busanzwe. Ariko icyo gihe aba afite amahirwe angana n'100% yo kuzabyara umwana ufite igitsina yifuzaga. Uburyo bwa kabiri bukoreshwa ni ugufata ya ntangangabo babonye ko nihura n'intangangore bizabyara umuhungu cyangwa umukobwa, bakabihuriza hamwe hifashishijwe ikoranabuhanga, hanyuma bikavamo icyo umuntu yakwita igi, maze bakarishyira mu cyuma cyabugenewe aho kurishyira muri nyababyeyi y'umubyeyi. Uwo mwana akomeza gukurira muri ibyo byuma kugeza aho azakurira, maze ababyeyi be bakazaza kumujyana bakamurera. Uretse kuba ubu buryo bukoreshwa ku muntu wifuza kubyara umwana ufite igitsina yifuza, bushobora no gukoreshwa ku muntu wabyaye igitsina kimwe kugira ngo nawe ashobore kubyara hungu n'akobwa. Gusa nk'uko twigeze kubigarukaho, ubu buryo tumaze kuvuga burahenze cyane kandi ntiburagera mu bihugu byinshi, cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere, ku buryo bwakoreshwa kuri buri wese. Uretse rero ubu buryo buhenze kandi bukoreshwa mu bihugu byateye imbere mu by'ubuvuzi, hari uburyo buhendutse kandi bworoheye buri wese waba ashaka kubukoresha kugira ngo ahitemo igitsina cy'umwana azabyara, yaba umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa. Reka turebere hamwe ubwo buryo. Ubwo buryo bwitwa Shattles Method. Ubu buryo bwo guhitamo ubwoko bw'igitsina uzabyara buzwi ku izina rya Shattles Method ni uburyo bujyanye no kumenya cyangwa kugena igihe ugomba kubonaniraho n'uwo mwashakanye kugira ngo ubashe kubyara umuhungu cyangwa umukobwa, hagendewe ku kuba hari ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko umugore cyangwa umukobwa agira intangangore yo mu bwoko bwa XX gusa, naho umugabo cyangwa umusore akagira intangangabo zirimo ubwoko bubiri, ari bwo Y na X. Nubwo nta mibare ifatika igaragaza izanisha ry'ukuntu umuntu yakizera ubu buryo mu kugena
ubwoko bw'igitsina umwana azavukana, abantu bamwe bemeza ko kubukoresha ntacyo bitwaye, abandi bagahitamo kubugerageza ngo barebe. Ubu buryo bwakozweho cyangwa bwazanywe n'umuhanga mu by'ubuvuzi witwa Random B. Shuttles ahagana mu mwaka w'1960. Abisohora mu gitabo yise How to Choose the Sex of Your Baby. Reka turebe noneho uko ubu buryo bukora cyangwa se bukoreshwa. Mu gihe cyo gutera akabariro, umugabo asohora amasohoro arimo intangangabo zirimo ibice bibiri, arizo intanga zo mu bwoko bwa X na Y cyangwa Y nk'uko twigeze kubivuga. Umugore nawe iyo ari mu gihe cy'uburumbuke cyangwa igihe cyo gusama, ari kuri intangangore yo mu bwoko bumwe, ariyo ntangangore yo mu bwoko bwa X. Iyo rero intangangabo yo mu bwoko bwa Y ihuye n'intangangore yo mu bwoko bwa X, bivuze ko intanga ya X na Y zihuye, icyo gihe umwana uba uzavuka aba azaba umuhungu. Iyo noneho intangangabo yo mu bwoko bwa X ihuye n'intangangore yo mu bwoko bwa X, bivuze ko X na X biba byahuye. Icyo gihe umwana uba uzavuka aba azaba umukobwa. Ibi uramutse ubyumvise wakumva ko umugabo ari ufite uruhare runini mu kugena igitsina umwana azavukana. Nibyo koko, nta mugabo wagakwiye gutonganya umugore we amubwira ko abyara abahungu gusa cyangwa abakobwa gusa, kuko igitsina cy'umwana uzavuka kigenwa cyangwa kigatangwa n'umugabo. Ariko nta n'umugore warenganya umugabo we amuziza kubyara igitsina kimwe, kuko umugabo nawe nta ruhare ndetse nta n'icyo yakora kugira ngo asohore intanga izavamo umuhungu cyangwa umukobwa. Intanga zose zisohokera rimwe, maze ibindi bikurikiyeho bikagenwa n'ubwoko bw'intangangabo yageze ku ntangangore bwa mbere. Reka noneho turebe uko ubu buryo bukoreshwa mu kugena igitsina cy'umwana uzavuka. Intanga ya X igaragaza umukobwa, naho intanga ya Y ikagaragaza umuhungu. Uyu muganga Shuttles yize ibiranga intangangabo n'intangangore kugira ngo amenye aho zitandukaniye, kandi imitandukanire yazo niyo ifite uruhare rukomeye mu kugena umwana uba uzavuka. Yagaragaje rero iri tandukaniro kuri buri ntanga zombi. Yavuze yuko intangangabo yo mu bwoko bwa Y irangwa no kuba irabagirana, mu gihe intangangore yo mu bwoko bwa X itarabagirana. Intangangabo nanone irangwa no kuba ari ntoya mu ngano, mu gihe intangangore iba ari nini mu ngano. Intangangabo iba ifite umutwe w'uruziga, mu gihe intangangore yo iba ifite umutwe ujya kumera nk'uw'igi. Ikindi, intangangabo igenda yihuta cyane iyo imaze kugera mu myanya myibarukiro y'umugore, mu gihe intangangore yo igenda gahoro gahoro iyo imaze kugera mu myanya myibarukiro y'umugore. Ikindi ni uko intangangabo ipfa vuba, nibura mu minsi 3 iyo imaze kugera mu myanya myibarukiro y'umugore, mu gihe intanga ngore cyangwa se intanga ibizavamo igitsina gore ipfa itinze, aho ishobora kumara iminsi igera kuri 5 itarapfa iri mu myanya myibarukiro y'umudamu cyangwa se y'umugore. Ariko intangangabo yo mu gihe cy'iminsi 3 iba yamaze gupfa. Kubera rero imiterere karemano igize intanga zombi, byaguha kumenya uko wabikoresha ukabyara umuhungu cyangwa umukobwa. Reka turebe uko wakifashisha uburyo ukabyara umuhungu. Duhere ku buryo wakoresha hakurikijwe itandukaniro ry'izi ntanga, ukaba wakoresha ubu buryo bwa Shuttles method kugira ngo ubashe kubyara
umuhungu. Ibi byose rero bifitanye isano n'igihe cy'irekurwa ry'intanga ngore aricyo cyitwa ovulation cyangwa ovulation. Gusa ibi bitanga umusaruro ahanini ku mugore cyangwa umukobwa ufite ukwezi kudahindagurika. Iyo rero ushaka kubyara umuhungu, wirinda gukora imibonano mpuzabitsina iminsi 3 mbere y'uko intangangore irekurwa. Ugomba kuyikora iminsi isatira cyangwa yegera igihe cy'irekurwa ry'intanga kugira ngo intanga izavamo umuhungu itazagera igihe cyo kurekurwa kw'intanga yarapfuye, kuko imara iminsi 3 gusa ikiri nzima. Ngira ngo mwitegereje muri iyi mbonerahamwe murabona yuko tuvuge yuko umugore afite irekurwa ry'intanga cyangwa ovulation arigira ku itariki 20 z'ukwezi. Ni ukuvuga ngo rero abujijwe gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe ashaka kubyara umuhungu ku itariki 15, ku itariki 16 no ku itariki 17. Abujijwe gukoraho imibonano mpuzabitsina, ahubwo agakora imibonano mpuzabitsina ku itariki 18, 19 se cyangwa ku itariki 20 kugira ngo bihuze na ya minsi 3 intangangabo imara ikiri nzima kugira ngo izabashe guhura n'igi ikiri nzima itarapfa. Iyi mbonerahamwe rero iragaragaza umukobwa ufite ukwezi kudahindagurika ku buryo irekurwa ry'intangangore riba ku itariki ya 20. Mu gihe rero umuntu ashaka kubyara umuhungu agomba gukora sexe ku buryo umunsi wa 3 uhurirana n'igihe cy'irekurwa ry'intanga. Mwibuke ko intangangabo ipfira iminsi 3 kandi ikagenda yihuta cyane kurusha intangangore. Bisobanuye ko umuntu akoze sexe ku itariki 18, ku itariki 19 cyangwa ku itariki 20 byahura neza n'umunsi w'irekurwa ry'intangangore, maze umuntu akaba yasama umuhungu. Reka noneho turebere hamwe uburyo ushobora gukoresha uburyo bwa Shuttle's method ukabyara umwana w'umukobwa. Hari ibintu ugomba kuzirikana muri iki gihe igihe ushaka gukoresha ubu buryo kugira ngo ubyare umukobwa. Mu gihe ushaka kubyara umukobwa ukoresheje uburyo, ugomba gukora sexe nibura iminsi 5 mbere y'uko umugore cyangwa umukobwa ajya mu gihe cya ovulation cyangwa ovulation. Reka tubirebere kuri iyi mbonerahamwe. Kuri iyi mbonerahamwe turabona yuko umukobwa cyangwa umugore azajya mu gihe cya ovulation ku itariki 20. Ni ukuvuga ngo kuko intangangabo izavamo umukobwa itinda gupfa kuko imara iminsi 5 ikiri nzima, abashakanye bakoze sexe ku wa 16, ku wa 17 bagahita barekeraho. Ahangaha ho biratandukanye. Ni ukuvuga ngo umuntu agomba gukora sexe ku itariki nibura 16 na 17 agahita arekeraho, akarekeraho ntakomeze gukora sexe. Bagahita barekeraho, byatuma ku itariki 18 intangangabo izavamo umuhungu iba yapfuye, maze izavamo umukobwa kuko imara igihe kirekire iminsi 5 igakomeza kubaho ikageza igihe cy'irekurwa ry'intangangore, maze bigahura hakabaho gusama. Icyo gihe iyo bigenze bitya haba hari amahirwe y'uko abashakanye cyangwa abandi babyifuza babyara umwana ufite igitsina bifuza. Gusa ubu buryo nk'uko twabivuze ntibwizewe 100%. Kubukoresha rero bisaba kuba ushaka kubigerageza ngo urebe icyo bizabyara ku rwawe ruhande. Mu gihe wabukoresheje nta bwenge ukoresheje, bishobora gutuma ubyara abana benshi udafitiye ubushobozi bwo kurera cyangwa se kwitaho. Niyo mpamvu ari iby'ingenzi kumenya ko ari byiza gushyiraho ingamba zo kuboneza urubyaro, ukabyara umubare w'abana ufitiye ubushobozi bwo kurera kuko ari byo byiza. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa icyo watwungura kuri iki kiganiro,
ushobora kutwandikira ubinyujije mu mwanya wageneye comment cyangwa ukabicisha kuri paji yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Igitekerezo cyawe tuzagisoma kandi tugusubize. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.